ubuzima bwakwigishije kubana neza ndetse no kugira ubumuntu. Jihad ko atukana cyane buri ubumuntu burimo ra natutse nde mbabarira. Abafana bayago barababaye ja ngo warabumukojeje cyane kugingero cyo hejuru. Umuntu nagusuzugura nawe uzamusuzugura. Man, abantu kuba wonyine ari umwana wa president ni cyubahiro. None kuba agira discipline akayigirira abantu basanzwe. Nabyo ni ibindi bintu birenze man. Ikinyabupfura bagira natumwe no kubona umwana wa president ukunagira discipline nyine kandi n'ubundi ari umuntu urenze. Ucurangira imbere yabo ya First Family wiyumva gute ko n'umugeni yaje. No musira none ndanezerewe cyane n'ubu ngubu mfe najya mu ijuru. Yego bakunyita umusazi ntago byabura ariko birabareba nta musazi wo muri FPR yanjye birabareba binabahangayika mesi hangayike nabo kubitana kazi kigakubita nta kibazo kazi kigakubite wakumutsa ngwino tuganire Kasi episode niko nitwarika nizere ko umeze neza cyane uko kiganiro bya Max TV nizere ko uri amahoro mwese mudukurikira muri bice bitandukanye byose by'u Rwanda abari hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda mwese muri gukurikira ibikorwa bitandukanye byo kwiyamamaza umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi wa Chairman Paul Kagame nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane turabura umunsi umwe wonyine kugira ngo tugere ku munsi nyirizina wo gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite bazabahagarara mu nteko ishinga amategeko uyu munsi ku itariki 13 ku isaha 8:40 za mu gitondo turi mu karere ka Gicukiro ahantu hazwi nka Gahanga agiye kubera igikorwa cyo kwiyamamaza ku nshuro ya nyuma ku mukandida w'umuryango RPF Inkotanyi wa Chairman Paul Kagame twara mu cyanga kugira ngo tuze kubakurikiranira byose uko biri buze kugenda hanyuma turi buze no kugenda tubereka performance z'abanze batandukanye ndetse n'ibindi byamamera byitabiriye kino gikorwa ndetse turi buze no kujya tubegera twumve uko biyumva ndetse nuko batekereza reka nkubitse yuko amatora azaba ku itariki ya 15 umuturage wese cyangwa se buri munyarwanda wese yaburi imbere mu gihugu ndetse n'uri hanze y'igihugu gutora ni ngombwa gutora ni inshingano za buri munyarwanda kandi gutora no kugenda kare ugatora hanyuma ugasubira muri gahunda zawe reka rero mbareke mubanze murebe byose biba biri kubera ahangaha birimo ibyamamara uko bari kugenda binjira ababyeyi abasaza abana ni site nini cyane nimwe niyo site navuga yuko ari nini mu masite yose umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Chairman Paul Kagame yaba yari yamamarije n'ahandi habaga ari hanini ariko ahangaha ni hanini mu buryo budasanzwe n'ahantu protocole ndetse n'umutekano byakajijwe cyane mu buryo budasanzwe ugereranije n'andi masite yose twagiyeho ngira ngo mwarabonye yuko ku munsi w'ejo hashize twari turi mu karere ka Gasabo naho n'ahantu habereye udushya twinshi cyane ariko by'umwihariko ijambo nyakubahwa perezida cyangwa se chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi yavugiye ririmo uburyo umujandarume wo kwa Habyarimana yaramukubitiye mu Kiyovu ndetse habaye n'udushya dutandukanye turimo no kuba indege mu by'ukuri yaranyuze mu kirere igenda yamamaza umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi ahangana rero muri buze kugera muhabona udushya dutandukanye mwibutse yuko rero ubwo igikorwa cyo gutora kizaba kirangiye bizaba biryoshye bizaba bimeze neza uzaba warakoze akazi gakomeye cyane kandi kananije nakugira inama yo kuzahita ujya kuruhuka ukaruhuka ukamera neza cyane rero ngwino tujyane na Opportunity Safaris ni company yizewe ni company y'abanyarwanda ni company abanyarwanda bagira icyizere kandi bakunda ku itariki ya 3 tuzerekeza muri Nyungwe National Park azabera ibikorwa byiza kurya kunywa gutembera gufata amafoto y'urwibutso kubukinga bizarangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 mu bookinga kuri iyo nimero muri kureba kuri kano gafoto muri kureba ahangaha kugira ngo bizarusheho kugenda aneza cyane mutazacikanwa kandi mwarakoze igikorwa cyiza cyane kubera ko muri Nyungwe tuzagira ibihe bidasanzwe
hanyuma rero nk'uko nari maze kubikubwira ko turi buze kugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye biba byitabiriye kino gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi kuva Chairman Paul Kagame. Hari ibyamamare byinshi cyane, ariko ngize amahirwe yo guhura n'umwe mu bagabo mukunda cyane mu buryo budasanzwe. Ni umukinnyi wa filime hano mu Rwanda, akaba yitwa Papa Sava. Papa Sava, umeze ute? Meze neza cyane. Urabona ko hano birashyushye, icyo twifuzaga nuko Kicukiro biba ari show. None urabona ahantu hose huzuye. Mu kanya noneho tugiye kwakira umukandida wacu Chairperson. Ibi nari show. Ibi nari jojo. Mu by'ukuri ngewe ntabwo nkumenyereye wambara shenete, ndakurahiye. Yego, ntabwo umenyereye nambara shenete, ariko kubera ko bigomba kuba biri show, urumva na shenete birimo birajyamo. Ni ukuvuga ngo ahangaha niyo gahunda noneho. Akangaka bambwiye ngo gashyireho noneho biryohe kurushaho. Ariko wambaye shenete nziza cyane kabisa. Murakoze cyane. Ni ijisho riya? Rero ni ijisho ririmo. Ntago mbizi niyanga isuba wabinyambitse. Njyewe ntago menya ngo niki nambaye. Kubera iki wahisemo gushyigikira Paul Kagame, Papa Sava? Paul Kagame hari impamvu nibura eshatu navuga zibanze. Icya mbere ni umutekano usesuye mu Banyarwanda. Icya kabiri ni uburezi kuri bose. Icya gatatu ubuzima bwiza, kuvuga mu cyiciro cyose waba urimo, mitiwere nta kibazo ukivuza, vuga n'ibindi. Ubu noneho rero urabona yuko abantu benshi barimo hano n'urubyiruko, ni inshuti y'urubyiruko. Noneho muri urwo rubyiruko niho haba hari abahanzi benshi cyane, akaba noneho ari gushyigikira ubuhanzi, yaraduhaye minisiteri. Uracyumva icyo kintu? Ikindi noneho ntari naravuze mu bindi byose navuze, akaba ubu ngubu arimo guteza imbere ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ruvugwe uko rwakagombye kuvugwa, kandi agahugu katagira umuco karacika. Ingobyi y'umuco akaba ari ururimi. Wagiye ureba ahantu henshi cyane hatandukanye yazenguruka yiyamamaza, niki cyagutunguye? Abantu kabisa, abantu bafite morale, bafite courage, ibintu tubirimo. Noneho bita bivuga ngo umukandida ntabwo aba yarakoreye ubusa, aba yarakoze ibyo agomba gukora, natwe tukavuga ngo uyu niwe nta wundi. Ariko amahanga avuga yuko aba bantu ngo babazana ku mbaraga. Ubu aba bakuru uteze. Nabo bazabakurure tubabone. Ubundi n'izi mbaraga zikurura aba bantu zibayeho bakaba bishimye kuri ubabone, wazikoresha. Bavuze ngo n'imbaraga zigakurura aba bantu, wazikoresha rwose. Ugiye kuvuga wowe Paul Kagame umuvuga ute, Papa Sava? Icya mbere muvuga nk'intwari, icyo ni ikibanza. Icya kabiri nkamufata nk'umubyeyi. Icya gatatu nkamufata nk'umukozi. Noneho umukozi uzatinya umuntu usanga mu Kinyarwanda ariyo muri filime, urabizi ko yayikinnye akagenda kuri bya biraro no mu birunga. Oya se muzehe ni umukinnyi. Byatari amakuru ni bake. Yarakinnye ukamusanga muri siporo, warangiza ukamusanga mu rubyiruko nkanga. U Rwanda rw'uruvuga ute, Papa Sava? Waruvukiyemo, urukuriramo, urukoreramo, uruboneramo ngo ikintu cyitwa amafaranga gogo. Hari umuntu areka kumbwira ngo nipusi ku ifaranga ryawe nisimbuke. Oya, birakampama ngize amahirwe nayabona, ariko kuvuga ngo nipusi niyasimbuka se, oya. Ariko mbayeho neza. U Rwanda rero ni umutima wa Afurika, ni umwihariko, ni ubudasa. U Rwanda ni icyitegererezo. U Rwanda nyine noneho urabibona kwanda ku isi yose. Baraturirimba nuko naruvuga. Ese bundi kubera cyutashye ko hari abandi bakandida bo warabanje byibuze urareba ubona ntabwo wabashyigikira, cyangwa wahisemo umwe ari uhisemo? Oya, abo banditse bo wabonye batarimo gushyigikira Paul Kagame. Ubwo narebye kure njyewe. Iyo ubuzima urebye bano bantu bose, Papa Sava, ubuzima uhita ubwite. Ubuzima
ni ukubaho umunsi ku munsi ukagira ibikorwa bifasha abandi nabo bakakubona nk'aho uri akabando bacumbagiriraho. Nicyo aba bose bavuze, nicyo natwe tuvuze. Ni uko uyu muntu turimo kwamamaza ku wa mbere tugiye gutora nyine ni ubuzima, ayaduhaye ubuzima. Ni ukureberera abo uyobora, abo ngabo uyobora bakagufata nk'icyitegererezo kandi mu cyiciro cyose urimo. Noneho iyo ugeze ku rwego rw'igihugu rero biba byabaye ibindi, Imana iba yagutumye ngo uyiyoborere intama. ese uzaba utoye bwa kangahe? Natoye kenshi 2008 naratoye. 2008 waratoye abadepite sinabatoye se. Na 2017 naratoye perezida, n'ubu ngiye gutora ntoye kenshi. nani ufite amatsiko yo mu cyumba cy'itora uko bizaba bimeze? Oya, kubera nafatanyije na komisiyo y'igihugu y'amatora kubwira abanyarwanda uko mu cyumba cy'itora bizaba bimeze. Ubu ngiye mazi mu bitekerezo nubwo ntagiye kubaka turiya tuzi buriya bwihugiko. Ndahazi. ni iki ubwira urungano rwawe Papa Sava ku itariki ya 15 abantu bagukunda urungano rwawe abato n'abakuru? Ngenda vuga ngo bazazinduke dutore kare batangire babarura amajwi, nijoro turare tubyina isinzi, mu gitondo tujya gutora bya byiciro byihariye, ariko tuvuga ngo u Rwanda urarubona ute muri manda y'imyaka 5 Papa Sava? nk'umuntu wasomye muri manifeste ni ukugumya gutera imbere, ariko ikihariye cyane kinanyerekeye ni uko ubuhanzi noneho ugiye gutezwa imbere bukabyara umusaruro, bukaba muri za serivisi nk'uko ahandi ushobora kwinjiriza igihugu amafaranga, atari ukuvuga gutya gusa tukishima ariko ugasanga nta musanzu uremereye turi gutanga. Ndagushimiye cyane Papa Sava. Murakoze cyane. Hanyuma icyo nababwira twumvikane hariya 15 ni amatora, tuzinduke kare cyane tugende dutore umukandida wacu Paul Kagame, hanyuma barare babaruye birangiye ko byina isinzi. Murakoze cyane, turi kumwe rero. Hanyuma rero n'ubundi nk'uko nkomeza kubikubwira ko turi kuganira n'ibyamamare bitandukanye biba bitabiriye kino gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Chairman Paul Kagame. Nkaba mpuye n'umushu mukuru nawe yaje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'umuryango RPF Inkotanyi. Umushu umeze neza? Meze neza cyane, ndishimye cyane. Iki wishimye cyane? Campaign kuva yatangira kubera akazi nta weekend yabagaho ngo mbe ntakoze, so uyu munsi rero nakazi nari mfite kandi byahuye na campaign, noneho no gusoza campaign ni ikintu kishimishije cyane. Mu by'ukuri kubera icyo wahisemo gushyigikira umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi? Amaso araguha, bajya bavuga ngo nyira amaso yerekwa bike ibindi akirebera. Ni hame. Ni icyo mukundira? Mukundira imiyoborere myiza, ubwisanzure. Yego, abantu bakubonye mbona barakwishimiye cyane mu buryo budasanzwe. Ubinganya iki? Bishimira Imana cyane, nta kuntu mbona nabinganya. Icyo navuga Imana igibaho umugisha nta kindi. Yego. Iki gituma udacika intege mu buzima bwawe mu by'ukuri? Abantu bagukunda babibaza icyo kintu, ni iki gituma utajya ucika intege mu buzima bwawe? Igituma ntacika intege, igituma ntacika intege nuko ndiho. Kubaho nicyo gishoro cya mbere, rero ntabwo kuba ndiho magaze mpumeka bituma ntacika intege. N'ubwa kangahe uzabutoye? Ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ubwa kabiri. Yego. Uri kwiyumva ute rero ko ugiye gutora ku nshuro ya kabiri noneho? Yego. Mbabarira. Ndiyumva neza cyane. Yego. Ubuzima bwakwigisha iki hano? Mu gihe umaze abantu bakuzi bagukunda bavuga bati umushu mukuru, ubuzima bwakwigishije iki? Kubana neza ndetse no kugira ubumuntu. Yego. Kubera iryo somo wavanyemo kugira ubumuntu? Nuko ubumuntu ari cyo cy'ingenzi kurusha kuba umuntu. Yego. Abantu bagiye kwita bavuga bati jihad ko atukana cyane buriya ubumuntu burimo ra? Natutse nde? Mbabarira.
ujye ububakoza ngo oya no nta muntu natutse ubona natutse ninde oya erega none se hari ijambo rivuga ngo umuntu nagusuzugura nawe uzamusuzugura urahari upanyonye abantu baragukunda ibyo ndewe rero mbishimira Imana kubera Imana ni urukundo iyo mbonye umuntu nkunda mbona ko ari Imana ibivuze yego abantu abafana ba Yago barababaye ngo barabumukojeje cyane ku kigero cyo hejuru jewe bababajwe n'iki nibashaka umuntu waba hari bampa amahoro jewe naje muri kampeni ntago ibyo mbirimo uyu munsi nicyo ubwira abantu bagukunda ku itariki ya 15 turabura ko mana yanjye kuri 15 bazazinduke batore mbere bajye mu bindi nyuma kuri 16 ni amatora y'abadepite ku byiciro byanijwe ko gahunda niyo nta gahunda kandi ni ku gipfusi n'ahandi kabisa kugira ngo dukomeze dushimangire ubumwe bw'abanyarwanda abashubaye baba hanze kuri 10 yego utazatora nta n'ikintu tuzavugana mu bashure urakoze cyane urakoze nawe yego yewe hanyuma rero nkuko namye mbikubwira nk'abandi kugira nganira n'ibyamamare ndetse n'abandi basitari batandukanye bitabiriye kino gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'umuryango nyakubahwa chairman Paul Kagame nk'abandi kumwe n'umwe niwe mu DJ wa mbere hano mu Rwanda akaba ari na MC mwiza cyane ngira ngo mwagiye mubona yuko ari we wafunguye igikorwa cyo kwamamaza umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi nyakubahwa chairman Paul Kagame ubwo twari mu karere ka Musanze twakomazanye n'ahandi hantu hatandukanye uyu mukanda kanye twatugize amahirwe yo kumubona ku munsi wa nyuma wo kwamamaza umukandida mu karere ka Kicukiro igahanga yitwa DJ Buriya numeze neza ma meze neza reba abantu neza bari kukubona neza meze neza byatari mfite courage iyo nabyitse nkabona amaguru arakora nkumva ewana meze neza none no kuba nisanze hano nimeze neza cyane ebana na cyane nazindutse kugira ngo mbone umuntu utera amarangi wabyutse nka rya rubo nabyutse saa 10 saa 10 oya ahubwo saa 10 narangije kwitegura yego kubera icyo wabyutse iyo saha rero kuko byutse kare niko twabishaka kubera ko twebwe dukora akazi k'ijoro twari twakoze tugeza nka saa 8 tujya mu rugo kwitegura so saa 10 rero twari turangije kugira ngo tubone ukuntu tuzanga hakiri kare hari umuntu nyongore yarambira ati DJ Briane numwe mu bantu bakunda nyakubahwa chairman Paul Kagame mpita nibaza ngo kubera iki okay mukunda kubera ibyo amaje gukora sibyo mwatwe nk'urubyiruko okay reka mere ku bantu bajya bavuga ngo baradushorera ngo batuzana ku ngufu ntabwo bashorera abantu baturage bose baranga bangana gutya ntabwo bibaho ntabwo bishoboka so nuvuga ngo rero twebwe dufite ubwigenge dukora icyo dushaka iyo dutekereje gukora ikintu turagikora nta mpungenge so njyewe mukundira ibintu byinshi pe no kuba ngeze ahangaha nka Briane ni ukubera RPF cyane rwose yaduhaye n'amahirwe abakobwa ibahereza amahirwe natwe nyine baratugaragaza buriya uyu munsi abantu bagukunda abantu bakunda ibikorwa byawe abantu bakunda akazi kawe ka buri munsi urababwira kuri 15 okay abantu bankunda abantu bakunda ibikorwa byanjye nuko nabasaba yuko ku itariki 15 mu gitondo kare aba ari bo bantu ba mbere bazaba ba mbere mu gutora nuvuga ngo abakurikira DJ Briane aba ari bo bantu bazaba ba mbere mu gutora kandi batore ku iki kintu wakunze muri ino kampeni yose ma wagiye ubari aho byihorere ikintu nakunze muri ino kampeni nuvuga ngo abantu bose baranezerewe abantu iyi niyo show nibwo bwa mbere nabona abantu bajya ahantu saa 5 show iri nka saa 5 z'amanywa ya mani nijoro kabisa akabyuka nijoro umva umuzee wacu ni umusitari birenze nibaze nyine kubyuka saa 5 z'ijoro abantu bakazanga kugira ngo baze gusa kumureba no kumva icyo ababwira birarenze watunguwe n'iki wowe personally nkawe personally tube tuvuye natunguwe no kubona umutekano urenze natunguwe no kubona abantu bo muri CTU ikinyabupfura bagira natunguwe no kubona umwana wa president ukuntu agira discipline nyine kandi n'ubundi ari umuntu urenze ibyo byose nyine ni ibintu biba byigisha umuntu
tukabona ko nyine tugomba kwiyoroshya natwe ubuzima bwose urimo nyine ugomba guca bugufi. agira discipline yani Kagame warayibonye apana bisanzwe biteye ubwoba. ukabona first family ukuntu yinjira neza Man ugasanga abantu nyine abantu kuba wonyine ari umwana wa perezida ni icyubahiro. None kuba agira discipline akayigirira abantu basanzwe nabyo ni ibindi bintu birenze man. ucurangira imbere yabo ya first family wiyumva gute ko n'umugeni yaje no musira none Mani no musira mikini yari kabisa. Uno musira mikini yari mana yanjye iyi niyo show navuga ngo niyo yanyuma. Niyo mpamvu uri murabonamo ko harimo ibintu byinshi bigiye birenze bitandukanye ya. wiyumva gute gucurangira imbere ya first family yanjye ndanezerewe kuba honyine wanacurangira ibihumbi 500 300 bro ni ibintu birenze. Uhagaze imbere yabo uri murababwira uca ku screen barimo barakureba ni ibintu naga ari ibintu bito ni ibintu birenze tu ya. wazanya akantu kitwa ngo shyushya kavuye mu byuko niko kantu kari gukoreshwa muri campaign kose wagatekereje okay twabikuye i Musanze twumvaga amadrapo nyine ari hejuru twabwo reka dushaka akantu uzatubabwira kugira ngo none ibyo bintu nyine bajye bakomeza babikora ariko natugwe no kubona nabonye abantu bose ari byo basige baba bari muri shyushya urukundo abanyarwanda urukundo runganye iki bure usibye gupfukama ngashima Imana biri mu isengesho rya Nyamarase Imana mvuga ngo mana umigikundiro kubera ko iyo ufite abantu ibintu byose ubu bifite so nta kintu nabona nakubwira iyo mbona abantu b'abakecuru bari kumwe ngo barankunda abasaza urubyiruko rugenzi rwanjye ruri kubimbwira banyine numva ari ibintu birenze nyine birandenga ngiye nkumva ko ari urukundo rw'Imana birenze nyine bihambaye. ari isomo bigusigira birari insigira ryo guca bugufi no kubaha Imana nkamenya ko icyubahiro ari icy'Imana. batekereza kudasenga kandi ngende ukibonera believe mu gatuza ndasenga bura Satani amenya aho twacumura ariko nagajya amenya aho twihaniye nanjye rero mwamenya aho nakoreye amakosa ariko ntabwo mwamenya aho nihaniye niko bimeze. turi kugana ku musozo mama ejo bundi ku itariki ya 15 ni mu gitondo cya kare reba abantu bakunda ibikorwa byawe abantu bakunda ibiganiro byawe ubagenera akantu hakitaye. Ikintu cyo nababwira nuko mugomba kuzatora ku gifunzi niba uzi ko hari aho yagukuye akakugeza uzatore ku bw'amahitamo yawe. Ikindi kandi utora umuntu kubera ko afite azakumarira nawe rero uzatora ugendeye ku marangamutima y'icyo ukeneye ko bazakumarira. Ibyo tumaje kugeraho birigaragaza. So niba rero hari icyo ukeneye gukomeza kugeraho byongera uzatore ku gifunsi nicyo nababwira. Urakoze cyane. uri kwiyumva utema? Ndi kwiyumva neza ndanezerewe nje kureba papa wanjye. Ndi kwiyumva neza papa w'u Rwanda niwe nje kureba ndanezerewe cyane. N'ubu ngubu mfe najya mu ijuru. Yego. kubera iki? Kubera Kagame Paul naje kumushyigikira nkaba ninjiyemo. Yego. Yego. Ntabwo wabitekerezaga se? Urumva ku muryango byari byagoranye ariko byageze baravuga ati mureke umugeni wa Kagame atambuke. Yego. Witwa ndema? Nitwa Ikimaya Rosette. Iwacu ni mu karere ka Rubavu. Yego. Uwavuye Rubavu? Maze iminsi naha Kagame Paul namwamamaje mu gihugu hose kuko ngiye mwamamaza niba ari bujya hano kuri 12 mba ni mwako karere mfite akaradiyo n'imikenyero. Yego. Kubera iki sema? Kubera iki uri kuzenguruka ahantu hose ukurikira Paul Kagame? Hari abandi bakandida bari kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko uravuga uti neretsemo ikaze y'abageni. Nta muntu wasimburaga Kagame ku isi kubera ko nabonye Kagame yakuye u Rwanda abarushyira heza. Kagame Paul nawamuhiga n'uwajyaho yabagiye gusenya ibyo yashyizeho mu buryo bwo kumushyigikira. Rero ni uburyo bwo kumushyigikira kugira ngo ibyagezweho bikomeze bigumwe azamura akomeze. Icyo ataduhaye ni iki? Ubusanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Ubusanzwe ngewe curuza utuntu hari Igisenyi utuntu ngutwo nyine none kubera iki wahisemo kwambara umwenda w'abageni rero? ngewe nasezeranye na FPR nzatandukanywa nayo n'urupfu ruko apfuye. Yego n'abana banjye bavukira muri FPR bagakurira muri FPR narabibatoje. Mufitanye isezerano na FPR? Isezerano dufitanye
nuko tuzajya dufashanya mbese kagame FPR ibyo ibyagezweho byose natwe tukabirinda nibagira ubikora mu nkokora. Umugabo wawe akimara kubona uteyemo umwambaro w'abageni ugiye yavuze ngo iki? Umugabo wanjye narabimubwiye arambwira ngo ugende amahoro usigara amahoro. Yego niko yambwiye, nawe ni inkotanyi cyane. Yego abantu bagiye kukwita umusazi rero. Kunyita umusazi ntabwo byabura, ariko birabareba, nta musazi wo muri FPR yanjye nawe ubaho. Yego ubabwira icyo bakwita ibyo rero? Birabareba, binabahangayika, Messi yangayike nabo. Ubuzango barasezeranye n'umugabo wawe? Barasezeranye, tubyaranye gatatu. Tubyaranye gatatu. Iyi ni ikanzu wakodereje cyangwa niyo usanzwe wambaye? Natumye muri Turukiya. Yego muri Turukiya. Yego uravuga uti nzayijyana Kicukiro gaha? Yego kubita n'akazi kigakubita nta kibazo. Akazi kigakubite wakumutsa. Ngwino tuganire rero. Hanyuma urabwira iki ababyeyi, abagore ni iki kintu mukundira Paul Kagame? Abagore turamushyigikira cyane hejuru. Kubera iki rero? Kubera yadukuye mu gikari adushyiraho abana. Mu gikari inyuma? Yego vayo muraza. Yego kuri 15 rero ku gipfusi azaba ari igikumwe, ugafata igikumwe cyawe ugashyira ku gipfusi, uzaba utora inkotanyi hejuru cyane. Hejuru cyane. Yego urakoze ma. Ndawe urakoze. tuyikomezwa n'ubukura no guhugura ijambo ukunda umurimo wacu bihoranisha byacu. Tito umeze meze neza cyane. Kubera iki sari cyane kandi kubera iki kaya cyane kandi? Kuko ndi muri Kicukiro, kandi Kicukiro niho nuye, kandi nkabanje kureba umukandida wanjye chairman. Ese bona no kubera iki rero wahisemo ra? Nuko ari wenzi, ni my choice nyine. Ni iki ukundira Perezida Paul Kagame? Mukunda ibintu byinshi cyane, ariko icyambere he's honest kandi yambara neza, ni umuntu rwose ubona ko afite byose twifuza tunakeneye. Hari abandi bakandida ariko umuntu yakibaza kubera iki wahisemo ukavuga uti Paul Kagame niyo mahitamo yanjye? Nagusubije abandi nabo nzi, njyewe nzi nuwo nakubwiye kandi niwe nzatora. Yes. Uvuga ko uzabutoye? Bwa mbere, I'm a first time voter. Uriyumva ute nk'umuntu ugiye gutora? Excited, ndumva na can't wait nyine ko kuwa mbere byajya nkahita ntora. Ubundi kubera iki sura excited gutora bwa mbere? Ni ubwa mbere of course. Ikindi nuko nago nzi ukuntu bigenda, ni ubwa mbere nshakura that experiment. Yes, ukuntu bimera. Uriyumva ute none rero muri manda itaha imyaka 5 kuzayoborwa n'umusaza none nawe waramwitoreye? Ubu nyine ndi excited, n'ubutanzo njya mutore niyo njyana nabwo mpaka. mpaka. Hanyuma urabwira iki rero? Uri umwe mu bantu bakunzwe ku rubuga rwa TikTok, abantu bagukunda, abantu bagukurikira, ubabwira iki? Ikintu nababwira nuko gahunda ni ku gipfunsi, na yindi choice yacu dufite ni umukandida wacu chairman his excellence Paul Kagame, niwe tuzatora, na wundi mbese gahunda ni ku gipfunsi. Tito, ntabwo watunguwe no kumenyekana ku kigero abantu bagukundaho, abantu bakuzo? Bo bijya binongora cyane. Gutunguye bikubwira iki? Binyereka nyine urukundo abantu baba bamfitiye tu. Ujya wibuka nk'amagambo wabwirwaga ugitangira, donc ukumva nyine agukoza ahantu ariko ugakomeza ugasunika? Umuntu akomeza gukora cyane kugira ngo bigere kure. Aye magambo wabwirwaga mu by'ukuri ajya kugaruka ku mutima, urebye unyura hano abantu bakakureba bakakwishimira ukumva uranezerewe, ariko ukibuka amagambo wabwirwaga nk'aya? Amagambo nabwirwaga ryari? Ugitangira courage, bama courage nyine. Kandi ntago courage igishira, n'ubu ngo umuntu abazikeneye.
ntabwo wigeze ucibwa intege se oya ntabwo ibyo birimo kuri TikTok ubuzima bwaho bumeze gute wasangiza abantu batarahaza ati ubuzima bwanjye bumeze neza ariko furamo nyine tuzaganira birenze nyine no ku buzima bwa TikTok gusa bumeze neza gusa iby'uyu munsi nuko ari amatora n'ibiri related nayo rwose waje uyu munsi nk'umu-influencer wo kuri TikTok ejo bundi nigeze kubona akavideo kavuga ngo hari abantu babitaga abakobwa mugitangira bino bintu ariko ubu ngubu nibo bari muri DM zanyu babasaba uko bakuza account zanyu kubita abakobwa kubera ko wenda muri kupostinga ama videos ubyakira gute tete ibyo ngibyo ntaho biba bihuriye kuko n'ubundi bintu umuntu akora niba uzi ukuntu abikora n'uburyo abikoramo so ntabwo biba birenze kuko ntabwo wabura discouragement mu gihe uri gukora yego urabwira icyo abantu bawe tugana ku musozo bareba ubabwire ndabakunda cyane gahunda ni ku gipfunsi kandi muzatore neza urakoze cyane tete